zahageze n'ukuntu zabohoye abantu. Ndagira ngo mbibutse ko mu gihe jenoside yari irimbanije igeze hagati abantu barimo kwica abatutsi, bahagurutse leta yashyizemo abasirikare, abajandarume, abapolisi, abareservisite bari baravuye mu gisirikare hirya no hino, abantu barishwe muri komine Kanzenze, Gashoro na Ngenda, ariko abantu bakeya baturutse ku musozi wa Kayumba babashe kumva ko inkotanyi ziturutse ku Murindi zije gusangana inkotanyi ziri muri Senide i Kigali. Nibo ba mbere bumvishe ko inkotanyi zigeze i Masaka, i Musha. Abantu bambutse uriya mugezi wa Nyabarongo bakunze kwita Nyabarongo ariko n'Akagera, bahuye n'inkotanyi bwa mbere, ngira ngo hari ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kane, bahura na batayo ya Alpha Mobile Force, bahura na kampani yari iyobowe na Pandiruvushi yari kapiteni. Ingabo zero nizo zaturutse hari Kabuga zizamuka Rugende, zifata Kabukuba, zihinguka hano Ririma, ziza kubohoza abantu hano muri murenge turimo kubukarira. Uwatanze ubuhamya yatubikije ko abageze hariya za ingabo ziyobowe na General Bingira zari ziturutse Kibungo, baraje bahurira hariya kuri Mbyo, abahazi hari i Nyamata baragabana, bamwe berekeza i Nyamata muri centre, abandi bakomeza inzira ya Ngenda berekeza rwa Busoro, bajya kubohoza abantu bari mu Mayaga n'abari mu Byimana n'abari hirya no hino mu bice byo mu majyepfo. Ariko umunsi nyirizina ukomeye mu karere ka Bugesera kuri jenoside yakorewe abatutsi ku itariki 14 z'ukwa gatanu 1994 nibwo ingabo z'inkotanyi zari zimaze kugarura ubuzima abantu bari batuye mu cyahoze ari komine Ngenda, Gashora na Kanzenze. Nibwo zageze hariya Ikayumbu Nyamata, bababwira ko hari abantu bari mu bishanga Intarama mu Rufunzo barimo gushaka guhungirayo, harabishwe, harabagihumeka, batangira kuvanaho inkomere hirya no hino, abantu batangira guhubira ubuzima, bongera kuba abantu bagarura ubumuntu. Uyu munsi rero turimo kwibuka abajugunywe mu mazi, ndagira ngo tubazirikane, tubunamire, tuha agaciro kabo, ariko tunatekereza ko iyi ngengabitekerezo y'urwango yimitswe mu Banyarwanda, yigishijwe, ntabwo ari umurage mwiza, ni ibintu bitanashingiye ku muco w'Abanyarwanda nk'uko nabibabwiye ibereye kera mbere y'uko abakoloni baza mu gihugu cyacu. Uyu munsi buri wese akwiye guhaguruka akajya ku rugamba rwo guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside n'ivangura iryo ari ryo ryose ryatumye bumwe mu buryo bwashingiwe mu kumara abatutsi ari ukubajugunya mu migezi, mu nzuzi, mu biyaga hirya no hino. Tukwiye kumenya ngo iyi ideologie yavuye hehe, yaje ite, uwo murongo w'ibitekerezo bisenya wabaye develope gute, abantu bawuyobotse bate, bawushyize mu bikorwa. Uyu munsi turimo kwibuka abacu bazize ku karengane, ariko dukwiye no gutekereza ngo dukwiye gukora iki kugira ngo ejo hazaza hazabe heza kurushaho. Dukwiye gukora iki kugira ngo inkotanyi zahisemo ko twahise kuba umwe, twese tujye mu mujisho nk'Abanyarwanda. Zahageze n'ukuntu zabohoye abantu. Ndagira ngo mbibutse ko mu gihe jenoside yari irimbanije igeze hagati abantu barimo kwica abatutsi, bahagurutse leta yashyizemo abasirikare, abajandarume, abapolisi, abareservisite bari baravuye mu gisirikare hirya no hino, abantu barishwe muri komine Kanzenze, Gashoro na Ngenda, ariko abantu bakeya baturutse ku musozi wa Kayumba babashe kumva ko inkotanyi ziturutse ku Murindi zije gusangana inkotanyi ziri muri Senide i Kigali. Nibo ba mbere bumvishe ko inkotanyi zigeze i Masaka, i Musha. Abantu bambutse uriya mugezi wa Nyabarongo bakunze kwita Nyabarongo ariko n'Akagera, bahuye n'inkotanyi bwa mbere, ngira ngo hari ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kane, bahura na batayo ya Alpha Mobile Force, bahura na kampani yari iyobowe na Pandiruvushi yari kapiteni. Ingabo zero nizo zaturutse hari Kabuga, zizamuka Rugende, zifata Kabukuba, zihinguka hano Ririma, ziza kubohoza abantu hano muri murenge turimo kubukarira. Uwatanze ubuhamya yatubikije ko abageze hariya za ingabo ziyobowe na General Bingira zari ziturutse Kibungo, baraje bahurira hariya kuri Mbyo, abahazi hari i Nyamata baragabana, bamwe berekeza i Nyamata muri centre, abandi bakomeza inzira ya Ngenda berekeza rwa Busoro, bajya kubohoza abantu bari mu Mayaga n'abari mu Byimana n'abari hirya no hino mu bice byo mu majyepfo. Ariko umunsi nyirizina ukomeye mu karere ka Bugesera kuri jenoside yakorewe abatutsi ku itariki 14 z'ukwa gatanu 1994 nibwo ingabo z'inkotanyi zari zimaze kugarura ubuzima abantu bari batuye mu cyahoze ari komine Ngenda, Gashora na Kanzenze. Nibwo zageze hariya Ikayumbu Nyamata, bababwira ko hari abantu bari mu bishanga Intarama mu Rufunzo barimo gushaka guhungirayo, harabishwe, harabagihumeka, batangira kuvanaho inkomere hirya no hino, abantu batangira guhubira ubuzima, bongera kuba abantu bagarura ubumuntu. Uyu munsi rero turimo kwibuka abajugunywe mu mazi, ndagira ngo tubazirikane, tubunamire, tuha agaciro kabo, ariko tunatekereza ko iyi ngengabitekerezo y'urwango
yimitswe mu banyarwanda yigishijwe ntabwo ari umurage mwiza ni ibintu bitanashingiye ku muco w'abanyarwanda nk'uko nabibabwiye ihereye kera mbere y'uko abakoloni baza muri iki gihugu cyacu uyu munsi buri wese akwiye guhaguruka akajya ku rugamba rwo guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside n'ivangura iryo ari ryo ryose ryatumye bumwe mu buryo bwashingiwe mu kumara abatutsi ari ukubajugunya mu migezi mu nzuzi mu biyaga hirya no hino tukwiye kumenya ngo iyi ideoloji yavuye hehe yaje ite uwo murongo w'ibitekerezo bisenya wabaye develope gute abantu bawuyobotse bate bawushyize mu bikorwa uyu munsi turimo kwibuka abacu bazize ku karengane ariko dukwiye no gutekereza ngo dukwiye gukora iki kugira ngo ejo hazaza hazabe heza kurushaho dukwiye gukora iki kugira ngo inkotanyi zahisemo ko twahise kuba umwe twese tujye mu mujisho nk'abanyarwanda